So one day you will say, the one of today. Buri gihe cyose kiragoye. Ibyo waruhiye byose. Wherever you have been hurt and painful, umunsi umwe bizahinduka umwana it will become, uko byagenda kose. However it is, uko wabikora kose. It doesn't matter the way you can do it, the way you can pray, wabishaka utabishaka, either you like it or not. Ubusore buzicuzwa. Kubaha Imana birashoboka, kugendera mu mbaraga z'Umwuka Wera birashoboka, kwerera Imana imbuto birashoboka, kugira ubuzima bwera birashoboka, kuzana impinduka mu rubyiruko birashoboka, uko ibihe bizaba bimeze kose, uko bizana challenges zabo. Imana igihagurutsa abagabo n'abagore, igihagurutsa urubyiruko. Niwemera kumva ikijambo If you accept to understand the word of God, you accept to be learning, ibyo zicuza bizaba bike. Impact your generation. Mu Gifaransa bavuga ngo impact ta generation. Impact your generation. Gerageza mu Kinyarwanda biragoye. Impact mu Kinyarwanda ni iki? Impinduka. Urumva? Changes. Impinduka, guhinduka. Dukomeze. Actually Ikinyarwanda kiragoye. Munyemerere uyu munsi tuze kwitiza inshinga yitwa kwimpactinga. Sibyo? Ubu mbega uyu munsi turakibatije ni Ikinyarwanda. In Kinyarwanda I'm going to be using the word impacting. Turabyemeranyije? Are we together? Kwera ko namwe mutabonye indi nshinga y'Ikinyarwanda ivuga kwimpactinga. We cannot find the right word. Ari umwarimu atwigishije w'umunyakenya. I once had a teacher from Kenya. Akajya duserereza ngo ikintu cyo ngo abanyarwanda nabo hari kibaranga ngo nkuko mu rurimi rwabo nabo bagira ibintu baranga. And then he would like to tease us. Ngo ibintu byose babigira ngo ni biri muri ink form. And then he was teasing us and saying like Banyarwanda would like to say everything in ink form. Namuzabireba ku impactinga. So impacting. Sibyo? Ku generating. Nibindi usanga byose twarabigize ink. Ubwo rero everything is following by ink. Actually n'ubu munyemere tubatize twabyemeranijeho twese. Allow me just to use the word impacting. Turaza gukoresha ijambo mu Kinyarwanda ryitwa kwimpacting. Using the word impacting. Kwimpactinga rero generation yacu. Impacting your generation then. Actually generation y'Ikinyarwanda kirahari ni urubyaro. Yes. The generation in Kinyarwanda, it's generation. Urubyaro. Generation. Abiki gihe. The one of today. Bibiliya yagiye ikoresha ijambo generation igakoresha ijambo abiki gihe. The word used the word generation. Ndabaho urugero rumwe rwonyine. I would like to give one example. Yesu yaravuze. Jesus said. Muri Matayo 24. In Matthew 24. Arimo avuga ibizaba nyuma yo kuva mu isi. He was saying what will happen after being out of the world. Avuga ibyo gusenyuka kwa Yerusalemu. And then he will say after the destroying of Jerusalem. Aravuga ngo ndababwira ko abiki gihe batazashiraho. I'm telling you for the ones of today will not perish. Mu Kinyarwanda niko bavuga. Abiki gihe ntibazashiraho. The one of today will not perish. Ibyo mbabwiye bitarabaho. Without that happening. Mu Cyongereza, in English, mu Gifaransa, in French, bakoresha ijambo generation. They use the word generation. Iyo bavuze abiki gihe. Whenever they say generation, mu Kinyarwanda twavuga ngo urungano. In Kinyarwanda they use that word. Cyangwa se nyine urubyaro. It's generation. Cyangwa abiki gihe. Or the ones of today. Turi kujyana nshuti zanyu. Are we together? Impact yo twariboneye Ikinyarwanda. Impact we have a Kinyarwanda word. Hanyuma yo ni wowe rero. Yo ni wowe. Impact your generation. Oh, your generation, it's you. Wowe ni wowe rero. You, it's you. Ndabashimira ijambo ry'Imana mwahisemo. I would like to thank you for the word that you have chosen. Tuzagenderaho mu minsi yose tuzaganira. That will be sharing every day here. Nukuri ntabwo nzigera na rimwe njya kujya kure y'uyu murongo. I'll not go out of the subject. Ni umurongo umwe. It's one word. Tutakumva neza tutawushyize mu nkuru. That we cannot understand without getting it into a story. Niwo mutima w'ibyo tuzaganira. It's the heart of what we are going to share. Ariko ntitwawumva tuwukuye mu nkuru. But we cannot listen to it without. Murabizi neza ntabwo umurongo umwe nyine wabuhagije. One word is not enough. Ariko ndizera. But I believe. Muri uyu murongo nyine. Within this word. Niwo tuzavugaho. Is the one we are going to be sharing. Kugeza dutashye. Up to when I'm going back home. Tureba iki? What are we going to see? Kwimpactinga. How to impact. Urubyaro rwacu. Our generation. Igihe cyacu. In today. Abigihe cyacu. In today. Nagira mbabwire. Let me tell you. Buri gisekuru cyose. In every generation. Buri rubyaro rwose. In every generation. Ruhora rwibwira ko ruri mu bihe bigoye kuruta ikindi gihe. Thinks that they are in troubles more than the other time. Niko byari bimeze. That's how it is. Urabona ngewe ntangiye gukura kameme.
I'm starting to getting old. imyaka yanjye sinkivuga I'm not going to share my age. yatangiye kuba myinshi tu It's becoming old. ntabwo ari nk'iyanyu kameme It's not like yours. benshi ntangiye kubaruta I'm older than some of you. muri generasiyo yanjye nanjye In our generation, abangana nanjye in my generation, twibwiraga ko igihe cyacu aricyo we kigoye thought our time was hard. kandi ab'imbere yacu nabo And yet the ones before us, igihe cyabo cyari their kigoye time was hard as well. ariko muribaza abantu babyirutse kasete igezweho kasete murayizi The disc, y'umuziki the music disc. imwe yaribwaga murayibona It was ibyizenguruka going round and round. bamwe ntabwo muyizi Some of you do not know about aba it. babyeyi ngira ngo barabizi neza But the parents right here know wazajya that. Kinshasa Whenever you go to ugiye Kinshasa, kwiga going to school, wagaruka ku cyaro when you come back to the village, bakakubona wazanye kasete and they will saw you with the disc, the abantu music bose disc. barazaga The people bakakuzenguruka would follow you and bakajya go bavuga ati around uyu you. muntu uririmba ari he Be like, what are you singing for? noneho rimwe na rimwe ukagira ngo ubereke ko nawe And urenze sometimes you'll be. ati lying to them. wumvise aka kantu umunishi aririmbye Did you listen to that word? atereka nkabasubirizemo Let me just put it ugakanda back. kurisubiza inyuma ntimubizi And you would return it. kakongera You kakagaruka would rewind it. babonaga ati yarize Then he started so uriya well. mwana w'umunyabyinshi yarize He's so clever. ndabeshya Am I lying? ntawakurebaga mu maso No one would see in his eyes. uzi ababyirutse ku gihe cyo kwambara inkweto The one who grew up by the time of wearing shoes. mvuge si ibyo kurisha amafurusheti Would I say about using the buri fork? gihe cyose kiragoye Every generation is hard. ngeravuze ngo iyo tuza kwandika bibiliya ubu If you would write the Bible right now, ugira ngo twari gukoresha ijambo rivuga ngo urabona hari amagambo ari muri bibiliya hagoye there are some hard words in the Bible hagoye which are very hard ngo to ibyaha understand. byanyu Your sins, ngo naho byatukura tukutuku even if they would become red as ngo red, izabyeza nk'ubwoya you will bw'umuhemba cleanse them. ubwoya se bw'umuhemba ni ibiki ubibwira umuntu w'inyamirambo namwe nimumbwira umuntu w'inyamirambo yari yabona ubwoya bw'umuhemba How would you use that word with the person who lives in a edayeri ari Nyamirambo? ubwoya ntabwo azi They don't even know the word. umuhemba se byo ni ibiki They don't even understand it. rimwe na rimwe rero And sometimes bagakoresha n'imvugo itari iyacu they would use the word which is not twebwe correct. ntabwo tuzi snow We don't even know snow. twebwe ntabwo tuyo tugusha urubura niko tubabyita ngo icyarya bya bindi bigwa i burayi nyine hakonje ntabyo tugira We don't even amasimbi. have snow. nta masimbi twebwe tugira Yes. ngo ibyaha byawe naho byatukura tukutuku Even if your sin would become red, ngo nzabyeza bisumbye kuba byiza kwera nk'amasimbi I will clean them as snow. amasimbi uri kubabwira umuntu w'i Bugesera You are telling that to someone coming from wa Bugesera, wundi utuye mu murenge wa Mbyo the one living in Mbyo. we ubushyuhe bumumereye nabi There they are really hot. kandi ubwo turi muri 2020 And we are in erega 2020. senga nawe ukajya mu mwuka atizabyeza And kuruta amasimbi you will just pray arakubwira and akavuga pray. ati yarasaze You cyane just think that you are crazy. iyi ndirimbo aririmba ni iyihe What mana is the meaning of that song? kuko ibyo even? mvuga ntabyo wumva Because you do not wumva iyo understand. twandika twebwe biri uko twari kubivuga So listen to how if you ibyaha write the byawe nibiba Bible, byinshi if your sins will become so many, azagenda bidiritinge he will come and delete them hanyuma bijya muri cycle bin and then put it into the recycle nibijya bin. muri cycle After bin being the recycle bin, abikorere kubiformata and then he will format it. ku buryo byibagirana neza 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 Forgotten at all. niyo bakorera ibaka Even if they will do the ntabwo reverse, bizongera you kugaruka will not ukundi see it back. n'ikimenyemyese ko bakomye amashyi se See, now you are clapping. mbere ntibabyumvaga nyine Before you would not understand kuko that. ubuze cycle bin Because if you said the recycle bin, delete delete, guforomata formatting, ni imvugo twumva that's the word that we are using right now. turi kujyana nshuti yanjye Are we together? wavuga ati kandi nanone If you would say again, izaguha amahirwe ya kabiri he will give you second chance. ikugarurira ubutumwa nk'ubwatakaye kuri WhatsApp actually niyo mvugo twebwe twumva Because that's the word that we can understand right now. turabyemeranya Are we together? ndabizi ngewe nibyo ndi umupasiteri Yes, he is a pastor. nibyo bibazo bahora bambaza Sometimes ntabwo they se ask rero him, iri jambo noneho rivuga iki pasita kandi koko ntimurenganya bibiliya nyine they yanditswe would mu ask kinyarwanda me, cya what is the kera meaning of this word? ariko nari nkibasuhuza ntabwo icyo ngamije ari ukubabwira I'm ibyo still greeting you. ndagamije kubabwira ngo tugiye kuganira ku impacting our generation We are going to share how to impact our generation. mu gihe cya diriti cyanyu murimo rero In this word of delete, nacyo mwibwira ko kigoye
which you think that is hard. byahoze bigoye It was hard even byahoze before. It was bigoye hard even before. ariko uribaza ku mugabo witwa Yohana Think about the man called John. Yohana intumwa ya Yesu John, the disciple of God, ari mu kirwa cyitwa Patimo in the sea of Patmos, Imana irimo imwereka ibizaba mu minsi where y'imperuka God was revealing to him what will irimo come, imwereka indege za Mirage revealing to him the flight that will be coming. imwereka indege icyo bita avion de chasse indege zirasa za ndege z'intambara Yes. murabyumva irimo iramwereka za ndege abanyamerika bavuga ngo F-16 urumva za ndege arimo arabireba mwiyereka kandi we He ntarabibona was n'umusoro revealing it to him. niyo mpamvu yavuze ngo hazabaho amafarashi aguruka ngo narangiza acira umuriro kubera iki mu gihe cye ntiyari afite icyo abigereranya nacyo In his time, that was the way he would just compare to it. muribaza ko ibyo byari byoroshye se Was that easy? buri gihe cyose gihora kigoye Every season is hard. niyo mpamvu abanyarwanda baciye umugani That is why the ngo Rwandan said, ngo nta ngoma n'imwe ibaho ibura bubu there is no generation which has not the ones for that generation. by'amahirwe nzaba ntarapfa I will not die muri 2025 cyangwa 30 in 2025 or 2030, 40 2040. nzaba nshaje gusa I'll just get ariko old, nzaba ntarapfa but I'll still be ni ukuvuga ngo alive. nawe That means uzaba ungana nanjye you will be like me, cyangwa undutaho be gatoya older than me. Or, ndabizi icyo uzavuga so one day you will say, abubu shaho none the one of today, bakuyeho the one of today are crazy. kandi natwe tubareba But right now when we see them, we mwakuyeho use the same word, they are crazy. twebwe iyo tubareba Whenever we see you, mura whatsappinga gusa n'ibyo muzi you are just WhatsApping, muka instagraminga you are Instagramming, muga facebookinga you are Facebooking. actually niko tubabona That's how we see you. ariko icyo shaka kubabwira But what I would like to share uko with igihe you, cyaba kimeze kose whenever this, however, uko ibihe this byaba bimeze kose however the generation uko is, bizana challenges zabo whenever it comes with a challenge, Imana igihagurutsa abagabo n'abagore God raise up women igihagurutsa and men. urubyiruko God raised you. igihagurutsa abantu bayo God raised His people bakaza bagachallenge to iki gihe come and challenge the season, bakaza bakerekana Imana mu to gihe come cyabo and show God in His time, bakaza bakerekana ko ubuzima bw'ubumana bushoboka to no come mu and gihe show the life kigoye of God is possible. ndagira nkubwire ngo birashoboka It is possible. hagati muri Instagram It is possible in the kandi middle of Instagram Instagram. ndagira nkubwire ngo itaye agaciro ubu It has no value right hari ibindi now. bigezweho There are bitangaje some other things, the updated ones. aho mba njyewe Where I stay, hari ikibazo gikomeye there is a big namwe problem, murabizi cyitwa GPT which is GPD, GPT ni artificial intelligence ni the app ya artificial intelligence. mu Butaliyani ho baravuze ngo ntituzemera kwihakoreshwa In Italy, they said we are not going to allow them to use it. n'abantu batizera Even the people who do not baravuga ngo believe, noneho isaha igeze irakabije they just said the word is bagiye going crazy. kutugira amarobo karabaye They are not accepting isi that. ihorana ibiyigora buri kisekuru cyose gihorana challenge Every generation has its own challenge. ariko nanone But again, bavandimwe yaba mu gihe cya Yesu even the time of yaba Jesus, igihe cya Moyen-Age even in the time of yaba igihe Jesus, cya contemporain igihe cy'iterambere even the time of yaba growth, igihe cya tekinoloji the time of Imana technology, yahoranye abantu bayo God had His people. Imana yahoranye abantu God bayo had His people. bahagarara bagakora umurimo Who w'Imana would stay and serve Him. bakereka bo mu gihe cyabo They would show His kubaha Imana generation to birashoboka obey God is possible. kugendera mu mbaraga z'umwuka Walk wera in the strength of the birashoboka Holy Spirit is possible. kwerera Imana imbuto birashoboka Be fruitful is possible. kugira ubuzima bwera birashoboka Live a holy life is kuzana possible. impinduka mu rubyiruko birashoboka Change and transformation is possible. mu kubwira abatagutega amatwi birashoboka Tell the people who are not listening to you, Imana yacu ishimwe it is cyane possible. May God be Imana yacu praised. ishimwe May cyane God be praised. haleluya Hallelujah. bari gukurikira cyane erega ejo pasiteri yarabashimye nahoze nkurikira avuga ati Yesterday I was following. mbashimira abantu bo muri Calvary muratuje kabisa ngiye kubasaba gato mutuzuzemo gakeye mutuzuzemo gakeye kabisa I would ducanga like mu to kimo request gakeye you to do not be that calm. ubuse Try to speak, try to ntimwamenyereye interact. umuntu uvuye mu Bufaransa ntibyashize You are now used to me. kwambaye amakanzu maremare ubu ntibyarangira mucangamukereye mucangamuke Try to interact with me. reka dusome Bibiliya Let's read the Bible. hanyuma tuganire kuri aya magambo And then we share the word. niyo tuzaganira kugeza dusoje We are going to share this word up to date. turayakuramo ibintu 3 by'ingenzi We are going to see 3 important kugira things ngo turebe how
ni gute dushobora kwimpakitinga for us to abageneration. see how can we impact our generation. Imana ishimwe May cyane. God be praised. Luka ibice 14 Luke 14, umurongo wa 15 verse 15. uwo dushaka wa 23 Where we want is on 23. munyemere bari udusoma 23. Let's read Luke 14, verse 23. Shebuja abwira umugaragu ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko ari nta muntu wo mu bararikwa uzarya ibyo nabiteguriye. Luke 14, verse 23 says, Then the master told his servant, Go out to the roads and the country lanes and compel them to come in, so my house will be full. Iyi nkuru dusomye This story that we are reading, dusomye umurongo wonyine. we are just reading this word. Tuvuge ko ibindi byose bisibamye. Let's say that all of this is deleted. Inkuru ibanza irasibamye. The earlier story is deleted. Suppose Let's just suppose tuvuge kuri murarebera muri telefone you are just seeing in your phone, hanyuma ubuze network you are failing to get your network. hanyuma usomye ibingibi byonyine You are tuvuze. just reading only this line. Ndibaza ko utakumva icyo bishatse kuvuga. You will not understand this. Ntabwo wakumva iyi nkuru mu You will by'ukuri. not understand this story. Niko namwe mubyemera? Is that how you believe? Urumva wakumva icyo bivuze? Would you understand this? Noneho ngo ugenda ngo arongera amubwira shebuja abwira umugaragu ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu muhora ubahate bande ari buhate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko ari nta muntu wo muri barariko abahe uzarya ku biryo Who is he byanjye. speaking to? Niyo mpamvu mbasaba ngo dore ku murongo wa 15 This is why I'm requesting you to start kugira ngo from twumve 15. inkuru yacu rero. Yes. Nuko umwe muri abo bicaranye basangira abyumvise aramubwira ati hahirwa uzarira mu bwami bwawe. Murumva inkuru ahitangirira. Hari umuntu wari wicaranye na Yesu, paragrafe yarangiye dutangiye ikindi gitekerezo. Someone was sitting with Jesus. One paragraph is ended. Aramureba. And then he Yesu yarangije kuvuga ibindi. When Jesus was done saying yarangije this, kuvuga inkuru ijyanye no kuca bugufi no kushyirwa hejuru. he was just saying the story about humility. Umuntu umwe arafashwa. And then one person get blessed. Bacecetse. When they were calm. Areba Yesu mu And maso. then he saw Jesus. Aramubwira ngo hahirwa. And then he said, Blessed is he. Hahirwa. Blessed is he. Umuntu uzarira mu bwami bwawe. The one that will share, that will eat at the feast in the kingdom of God. Turabyemeye inshuti zanjye. Nanjye ndumva umuntu ahiriwe. That person is blessed. Aho nasengeraga kera Where I used to pray from, tutaramenya byinshi without us getting to know so many twakundaga things, kuvuga ngo we would like to say, igikuru nuko nzajya mu ijuru. the biggest thing is me going Ngewe in heaven. niyo naba ndi umuzamu wo mu ijuru ntacyo byaba bitwaye. Even if I would serve in heaven, but as long as I'm in heaven, Iyo mitekerereze ni iya gitindi. that is so poor. Kuko wakuze nyine ubona abazamu wibaza ko mu ijuru se barinda iki? Because you would just see security. Aba What are they bazamu going barinda to do iki in mu by'ukuri? heaven? Namwe nimwibaze barinda iki? What are they going to be securing in Wagira heaven? mbega muri make nzemererwe kujyayo ariko sininjireyo. As long as I'm there, even if I could not enter. Uyu nawe rero uko yatekerezaga. So this person was Hahiriwe thinking as well. umuntu Blessed is he umunsi umwe one day uzicara kuri table that will sit on the table akicarana n'Imana that with God. birebe mu buryo bw'umubiri Just see it in the bagasangira physical n'Imana. ways. They will just eat together. Yesu yabivuzeho ikirere. And what Jesus says. Yesu arangije ambabaza kubimubwira nawe arabasubwira ati hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye atuma umugaragu we kubwira bararitswe ati nimuze kuko bamaze kwitegurwa. Bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Uwa mbere ati naguze umurima nkwiriye kujya kuwureba ndakwinginze umbabarire. Undi ati naguze amapfizi 10 yo guhinga ngiye kuyagerageza ndakwinginze mbabarire. Undi ati narongoye nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko umugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze. Maze nyir'urugo ararakara abwira umugaragu ati sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati databuja icyo utegetse ndagikoze nyamara haracyari umwanya w'abandi. Shebuja abwira umugaragu ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira ukuri yuko ari nta muntu wo muri babarariko uzarya ibyo kurya byanjye. None inkuru irumvikana. Now the story is clear. Imana yacu ishimwe May cyane. God be praised. Imana yacu ishimwe May cyane. God be praised. Imana yacu ishimwe May cyane. God be praised. Iyi nkuru dusomye This story that we have just nanone read, yanditse muri Matayo ibice 22. we would also find it in Matthew 22, umurongo wa mbere ukagera ku murongo wa 12.
On verse 12, 22, uhereye ku murongo wa mbere starting from verse 1 kugera ku murongo wa 12. to 12. In Luke, uyu muntu iyi nkuru mbaza mbibutse ko ari umugani Yesu yaciye. He was just remembering the parable that Jesus said. Ni umugani yaciye kugira ngo asubize icyifuzo cy'umuntu wari umubwiye. It was just a parable to reply to the request of someone who was talking to him. Ndagusaba unyihanganire. Bear with me. Sintinda pe. I'm not going to delay. Tuzakomeza n'ejo. We'll follow tomorrow. N'ejo bundi. And after tomorrow. Tuvuga inkuru yacu. As we say our ariko nibura dusige tushizeho foundation. But today let's put a foundation. Ngewe senga niyo mpamvu ngira ngo mwantumiye. That is why you invited me. Sinjya mbasha kubwiriza ibintu ntabyumviye mu mizi. I'm not going to try to understand things of ni intege nke cyangwa n'imbaraga. That's my strength. Ariko ibintu ntabyumvise bihereye mu mizi. But if you understand it from the foundation, it's getting hard. No nkibwira ko nabandi bose ariko bameze. I also take it as you are. Munyemere tubihere mu mizi rero. Let me just start it from the hari umugabo umwe wari wicaye ahantu. There is one man who areba Yesu aramubwira ati mfite icyifuzo. So Jesus and said, hahiriwe umuntu kandi uwo muntu yakabaye nge uzicara agasangira nawe mu bwami bwa Data. Blessed is that man who is going to sit and share the feast with you. Yesu amucira umugani kugira ngo musubize kuri icyo cyifuzo. Jesus said with a parable by answering him. Turi kujyana nshuti zanjye. Uyu mugani wari ugiye gusubiza icyifuzo cy'umuntu wavuga ngo hahiriwe. This parable was trying to answer the request of that person. Who said, blessed is the one who is going to eat the feast in the kingdom. Luka niko yavuze. Look, that's what ngo hariho umuntu. There was a person. Quelconque. There was a person. Umuntu kanaka. Just a person. Wariho umuntu. Who was alive. Ariko Matayo we ntabwo ari uko avuga. Uyu muntu aramupresiza. He just said aravuga ngo hariho umwami. There was a king. hanyuma Luka nanone And Luke said, akavuga ngo maze uwo muntu and then that person, ngo ategura umunsi mukuru. He prepared the Matthew said, asobanura uwo munsi mukuru wariho. He find the festival. avuga ko ari umunsi mukuru w'ubukwe bw'umwana w'umwami. It was a wedding of the son of the king. tujyane neza rero. umwami yacuje ubukwe. The king had a wedding. arangije ubwo bukwe bwari bw'umuhungu we. It was for his son. hanyuma and then atumira abarariko. He invited people. muze kumva iyi nkuru. Listen to this. Somehow it's tricky. It is somehow tricky. Una Bibiliya iraryoha buriya. The Bible is iyo very sweet. yisomanye ubwitonzi n'ubusese Bibiliya iraryoha. Just calmly you understand it. gusa ingorane y'abajene. But the difficulty of ntimukunda Bibiliya. You do not love the Bible. Fite ingorane ubu ngo impungenge. You are just in trouble. Yuko impact your generation season 2. Because the impact generation season 2. Bazavuga ati wa mutipe ntibazamugarure man. They'll be saying do not bring back. yavuze ibintu bya Bibiliya cyane. He just said about the Bible. ariko buretse kunjija ndabizi kuza kuryohera. But then do not judge me. You will. inkuru iraryoshye humwe. Imana yacu ishimwe cyane. Hallelujah. hanyuma rero uwo mwana and then that king acyuza ubukwe bw'umuhungu we. He invited people for the wedding. ngo abwira abantu yararitse bien sûr. And then he said to the people he invited. abantu bagaciro. His privileged people. abantu bakwiye gusangira n'umwami. The people who share the meal. abantu bakwiye gutaha ubukwe bw'umwana w'umwami. The people who come for the wedding of the son of the king. ndagira mbamenyeshe yuko. Just listen to this. ubukwe bw'umwana w'umwami. The wedding of a son of nta a king. bavumyi babamo. There is no people who are going to come. urabona se waca hehe. Where would you pass? bari batumiye abantu bazwi. If you are not invited, you are not invited. Yesu avuga ngo bari mu bwoko butatu. Then they say there was 3 people. ngo abo bantu rero amaze kubatumira. So then those invited people. ubukwe bumaze kwitegurwa. When the wedding was getting ngo atekesha ibyo kurya. And then they cooked. muri iki gisubizo Yesu arimo arasubiza. hari umuntu wamubwiye ngo hahirwe uzarira mu bwami bwawe. Matayo rero avuga ngo ni umwami wacuje ubukwe. ategura umunsi mukuru. The wedding was prepared. hanyuma ibyo kurya biratekwa. And then the food was cooked. hagira abantu bamwe bahabwa umugisha wo gutumirwa. Some people were blessed to be invited. ariko abo batumiwe. But the people who were invited. ngo igihe kigeze babura umwanya. When the time came bose ngo bahuza umutima wo gushaka uburyo bwo kudataha ubukwe bw'umwana w'umwana. They just excused themselves. uwa mbere ati ugende umubwire ngo naguze inka ndashaka kujya kuzihingisha ndebe uko zimeze. I'm just busy doing this and that. undi ati ngewe bana afite business mbabarire vraiment umbabarire ati ubukwe ntabwo ndi buzi. I just have some businesses, I'm not coming. undi ati uzi ko narongoye uyu munsi we. The other one said I'm just getting married today. ariko uribaza warongoye utari uzi ko umwana w'umwami nawe se ari burongore.
turi kujyana nshuti zanjye. Are we together? Umva rero inkuru itangarije. Just listen here. Ngo umwami ararakara. And then the king get angry. Aravuga ngo iki gihugu ni icyanjye. And then he said, this is my country. Nimugende kuri rond-point. Go to the top mountain. Around about kuri rond-point. To the round. Mugende hahandi imodoka zihurira. Murahabona? Mu Kinyarwanda ni mu masanganzira. Go to the roundabout. Mugende mu masanganzira. Go to the roundabout. Dore uko mubigenza. This is how you're going Sinari to do. impari. I was not there. Niko mbyibaza. This is how I'm Bari thinking. bambaye icyerekana ko ari abantu bavuye ibwami. They were just wearing as the people coming from the kingdom. Ku buryo nta muntu ari kureka kubumva. No one would like to Bahagarika buri wese. They just said Bahagarika buri wese. Everyone was saying Hagarara. stop. Just stop. Ugiye he? Where are you going? Nari ngiye ku kazi. I was going to work. Akazi kawe kihorera. The work is done. Umwami aragutumiye jya mu bukwe. The king is inviting you. Abagiye Nyabugogo. The one going to Hagarika. Nyabugogo. Just stop. Wari ugiye he? Where are you going? Nukuri njyanye imyaka Nyabugogo. I'm just taking Abandi bari Nyabugogo. kujyanira hagarika. Other people will take. Umwami agutumiye Nyabugogo. The king is inviting Ndako mu you. bukwe. The king is Umwami inviting agutumiye mu you. bukwe. The king is inviting Barakomeza. you. They just went. Basanga umuntu avuga ati mfungurira. Fungurira. Impumyi iragusaba. Open for me. Impumyi The king iragusaba. was requesting. Baba baramufashe. They took him. Ase wowe ndufashe. Where are you taking me? Uwo nguwo ugufashe nyine. Who is taking me? Komeza kujyane nawe. Let's just go. Umwami agutumiye mu The bukwe. king is inviting you. Babandi to the wedding. basimbagurika. The one jumping. Baramufashe. They just took them. Agira ngo barimo bagiye gufunga abaroko defense hasiga hariho daso. Bagira ngo dasiramufashe. They thought they were going to Kugira ngo jail. ajye kumufunga kuko asabiriza. Put them to jail. Ariko mwambabare ko ntazongera. But then they were Byahindutse si ibyo. Ugiye mu bukwe bw'umwana w'umwami. Ugiye mu bukwe bw'umwana w'umwami. Hallelujah. 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 Atukuzwe. Abasabiriza. The one begging. Abazunguzayi. The one begging. Abacuruza The imbuto. one selling food. Abatorotse icyaro. The one coming from the village. Abatorotse The icyaro. one coming from the village. Abamarine murabazi. The other ones. Babandi ba Nyabugogo. The one from Babona Nyabugogo. daso bagatibika. The one who'd run from the Man vessel. urashaka iki man? What do you want from me? Yamugeraho zasati ngwino. Whenever they would cut Wallahi mbabarira "Just sinzongera." come. I'm not doing that Yewe again. rwose simperutse kwiba. I'm not doing that Ngwino wa muswa umwami agutumiye mu bukwe. Just come. Umwami agutumiye mu bukwe. Think you the king Umwami agutumiye mu bukwe. Hallelujah. Hallelujah. Atukuzwe. Inkuru uracyayumva neza? Do you understand Hari the story? umugabo we wicaye There is a man who was ategereje sitting, igisubizo. waiting for the Yamubwiye answer. ngo hahirwa. He said, the Abazicara blessed ku is meza the y'umwami. one sitting with the king. Hahirwa. Blessed is Abazicara ku meza the y'umwami. one sitting with the Atukuzwe. Umva table of the Yesu king. arimo aramusobanurira abahiriwe Jesus abariho. was trying to tell him the one who are N'ingegera blessed. zo mu mujyi. N'imayibobo zo All mu the mujyi. people in the city, N'abatawe bo mu mujyi. the street ones, Niba abantu badashobora gusunutsa amazuru aho the one mwamara. that you can even greet. Muranyumva neza? Do you Yego. understand me? Bambaye gute? How are they dressing? Imyenda yacitse. Badaheruka gukaraba. They do not take bath, Kandi ubukwe ntibwagombaga gusiba. and the wedding was about to happen. Mwese mu bukwe bw'umwami. All of you just go to the Mwese mu wedding. bukwe bw'umwami. Just come to the wedding. Umva rero icyantangaje. See what is surprised Umva me. icyantangaje. See what surprised Nawe me. kandi kigutangaje. I think it's going to surprise Ngo you barangije too. kuza ibaza abantu bose. All the people after coming Wari together, ushinzwe protocol. the one in the protocol in ushering team, Ushinzwe protocol hano yitwa nde? Gasongo. Gasongo. Yes. Yegereye Pastor Christophe. Yes, Gasongo just go around our pastor. Ati nukuri tutavuye Nyamirambo. We are coming from Nyamirambo. Twageze no mu izindiro. We went to Zindiro. Uzi ko tuvuye na Nyabugogo. We went to Nyabugogo as well. Twababwiye we. We invited all of them. Umwami atari gusa ubwo mwababwiye ko ari njyewe. The king said, did you tell them it's Nari me? mfite abadaso 200. I had 200 dasos. Ndagira ngo tugerageze inkuru mu mutwe. Just listen to the story. N'abapolisi twari turi kumwe. And the policemen, Tubabwira ko ari wowe batumiye. you just say you have Atari invited ku them. ingorane ihari. But the big problem, Umwanya uracyari munini ntabwo but the space is wuzuye. still large. It's not full yet. Muribuka ko batumiwe bwa mbere ari batatu. Remember the one when there was just three? Murabyibuka ko bari batatu. There were just three. None se aba batatu bundi bo bari kuzura Will sa. they fit the place? Turi kujyana nshuti zanyu. Are we together? Muribuka ko batumiwe ari batatu. The one invited before was only three. None bahamagaye mayibobo. So they invited all the Bahamagaye street kids, ibimuga. all the street Bahamagaye kids, impumyi. all the blind people, Bahamagawe abatawe. all the people who are Ariko umwanya rejected, wanze and then the kuzura. space is not full. Urumva inkuru Do idatangaje. you understand this story? Ndagutumiye rero. I'm just inviting Hano you. harimo ubwiru bw'ubwami bw'Imana. The secret from Harimo God. ubwiru bw'ubwami There is bw'Imana. a secret Hallelujah. from Icyo God. Yesu yavugaga si ikindi.
The one Jesus was saying yarimo is not asobanura another king. uburyo He was haleluya trying to Atukuzwe. explain. yarimo yerekana ubuntu He was bw'Imana trying to Hallelujah. explain the grace of avuga ngo God. abisiraheli bonyine Only the Israel, abisiraheli bonyine the Israel, nibo bari baratumiwe they kugira ngo were only bahinduke abantu invited to be. niyo mpamvu bageranywaga na batatu gusa That was why they were Niyo mpamvu related bari to three batatu people. gusa. They were related to three people. nibo bari batumiwe kujya mu bukwe They were the bw'umwana only w'umwana invited to go to the king. barangije baramwanga And then they rejected him. muribuka pawulo ko yavuze Remember how Paul ngo said, mwebwe ubwo mwanze ubutumwa bwiza you Yes. that have rejected the ngo word, kandi ari mwebwe bwari and it yugenewe was for you, nanjye mpindukiriye I'm abanyamahanga just going to the Hallelujah. other abo people. bitaga imbwa The one that would call babitaga dogs. imbwa The one that would call aba cowards. banyamahanga babitaga imbwa They would call them cowards or turi dogs. kujyana inshuti zanjye Are we Yes. together? hanyuma abagaragu be And then he said, bagiye haleluya we Hallelujah. pawulo yaravuze And then Paul said, ngo mwibuka guhamagarwa kwanyu remember your calling. mujye mwibuka muzirikane Remember guhamagarwa your kwanyu calling. ngo kuko imfura zahamagawe si nyinshi Because the Yes. one who was called are not imfura many. zahamagawe si The one who nyinshi are called are not many. Hallelujah. nta mpamvu yo kubakoza isoni There is no way of making you in shame, putting you in duhagurukije hano shame. abantu barangije muri amerika If you would University say muri the people Amerika. who ended their school in USA, abandi bize mu bwongereza the one from UK, abandi bize mu bufaransa the one from France, ndahamya ko imibare twabona ari mike we just see few numbers. ibyo turabyemeranya Is that true? ni uko amafaranga atavuga abafite za miliyoni kuri konti The one having millions on their account, abagenzi ibihugu cyane the one who went through some countries and countries, duhagurukije hano abantu if you would tell them to stand imibare up, yaba mike the number will be few. icyo bisobanuye ni What iki does that mean? agiye guhamagara Whenever he was about to ahamagara call, abatawe he called the one who are ahamagara rejected, the amayibo one, the street kids, ahamagara bikanze nabo ubwabo or the street kids. uzi kubona wowe uzi ko ugiye mu bisago ugiye gupfa Just listen. If you would thought that hanyuma you were going to bakakubwira ngo die, ubu nonaha ugiye and mu then munsi said you mukuru are going in a celebration. ko niteguye se What? I'm not ready. waretse ngasubira inyuma Let me ngakaraba just go back and bath. nyemera njye kwambara akenda Let kawe me go and put some good clothes. ntabwo abagaragu And bigeze then they say, babemera no. ndaza kukubwira impamvu Let me tell you why. ariko ejo Tomorrow, apana uyu munsi not today. imana yacu ishimwe May cyane God be praised. imana yacu ishimwe May cyane God be Atukuzwe. praised. mbega iyi nkuru tugiye kuganira This is a great story that we're about tuzaganira to iminsi say. itatu They're going to be sharing the 3 ikubiyemo ibintu days. bitatu It by'ingenzi has 3 things, 3 Icya important mbere. things. The first one ni umutumira is the invitation. umutumira The utumirwa one inviting. ndavuga umwami The king. cyangwa se umutware The king uwatumiye who was inviting. tuzareba uwo ari we We'll see who is that. icya kabiri The second point. ni abagaragu batumwe The one who were invited. abagaragu babwiwe ngo nimugende The servant who was sent to go. mwibuke Remember, iyi nkuru twayishingiyeho this story kugira ngo based turebe on, how to impact our generation we are just basing on it to see how we can impact our turi generation. kujyana inshuti Are zanjye we together? icyo dushaka kureba ni What we are trying to ni see, gute generasiyo yacu how our generation twayimpakitinga can be impacted. umwuka wera The Holy Spirit anyuze mu bateguye iki giterane using the people who abayobora organized muri this, uyu murongo he invited them to use this word, uvuga ngo which ni says, uko shebuja arababwira and then the master says, tuzareba shebuja ninde who is the master? icya kabiri The second, abagaragu ni bande who are the servants? icya gatatu The third abo one, bajya kubwira ni the bande one they are going to tell who are ndagira nkubwire they. inshuti zanjye Let me tell you, my friends, nusobanukirwa ibi if bitatu you understand the 3, uzaba ukoze icyo imana ishaka you will be doing what God cyo wants kwimpakitinga your to impact your generation Atukuzwe generation. milele. uzaba wimpakitinga You your will be generation impacting your generation. imana yacu ishimwe May God be praised. imana yacu ishimwe May God be Hallelujah, praised. hallelujah. isi y'ubu ngubu This word, uko umuntu agenda akura whenever how someone's getting old, ugenda usobanukirwa ni ibisanzwe you get to know more. nk'uko abafaransa bavuga It's very normal. si je ne savais si vieillesse pouvait iyo ubusore buza kumenya ubusaza bugashobora If the youth would know and the old would, we have strength to do it. murabizi neza tuba tugifite imbaraga We have strength, ariko asanga imbaraga zacu ntacyo tuzigikoresha but we're not using our strength. iyo dukoze agashya turazisirimbisha basi Whatever, if we are doing a miracle, we are just ugera dancing. igihe cyo gutangira gukanguka Whenever you be revealed, za mbaraga zitakiri nyinshi the power will not be as Niko much as it ubuzima was buteye. before. That's how life Niko ubuzima is. bumeze. That's how life is. ariko reka mbabwire inshuti But zanjye let me tell you, njya mvuga ngo iki njya mvuga gutya
This is how I say. uko byagenda kose, However it is, uko wabikora kose, it doesn't matter the way you uko can do it, wasenga kose, the way you can pray, wabishaka utabishaka, either you like it or not, ubusore buzicuzwa, your youth will be regretted. ubusore uzabwicuza. Your youth will be regretted. Nubwo wakora neza ute, Even if you do ubusore good, uzabyicuza. you will regret your youth. uzi ukuntu bamwe twanze kwiga icyongereza ngo turimo turiga tekinike. Some of us refused to study English and we're just studying the ngo techniques. iyo se ngiye nabikoresha he man. Where will I use my English? Ntabwo bigeze abi by'ubusimbizi tiye ndiwo muri Right now, I don't know. hari ibintu byinshi twirengagije. But we have just Uyu refused munsi some byakatugiriye people, umumaro. and today will be Ukaba important to ngo iyo us. nza kuba narabikoze. I regret what if I would have just done it. Umuntu umwe utwogosha mu Bufaransa, One person who is a barber in France. utwogosha dukorera salon de coiffure, Yes, the one who is a barber in ni France. umu engineer muri electricity. He is an engineer in electricity. Yarayize ararangiza He kaminuza. started bachelor's. Arambwira ngo mu bintu ushimira data, The thing he thanked God ngo ni uburyo yantegetse kogosha ntabyumva. is the way he told me to start a barber shop, Yanyigishije kogosha and I was not ntabyumva. understanding that. Atakabimbye nyoza engineer ngewe Me as an engineer, atari kubu iyo ntogosha mba ndihe. but where would I be? Ati ubu ngubu nibyo bintunze pari. If I was not a barber, where would I be? Ati kuko amashuri nize hano ntibayemera. Yes, the study that I got, they are not accepting it right now. Nawe ibaze kumva ko umuntu atunzwe no kogosha. Imagine an Kandi koko engineer, ntugire ngo abayeho nabi, abayeho and neza. he lives very well. Hari ibintu byinshi nk'ibyo twirengagije. There are some things that we have just Rimwe na rimwe refused to ubusore understand. buzatugaruka ngo The iyo youth, uza our kumenya, youth that will be regretted. iyo wirinda, iyo ureka. Yes. Uzi iyo tubabwira ngo mureke abakopine n'abakope, Whenever we say just refuse your girlfriend, nkoresheje ijambo go ryanjye away rimwe. from that. Exactement, I like that. Boyfriend and girlfriend. Boyfriend and girlfriend. Cya cyongereza n'utareze bakize relationship. Yes, the one saying in Ariko ibyo relationship. bintu wabiretse inshuti yanjye. Please leave that Ukajya place. wumva mbega nawe warisinzira ute, nawe nta musore ukubwira ko uri izuba ryaka rihereye mu burengerazuba umeze ukavuga ati ndapfuye nanjye ntamufite byaba bimaze iki. How would I sleep without getting someone telling me that I'm the sunshine of the world? Hanyuma wagera muri 25 rero, And then when you reach the 25 years, 27 ukangutse 27, when you ukabata ko bya bintu nari revealed, ndimo nibikira, and we say, what was I bya doing? bintu nari ndimo nibiki. What was I doing? Ubusore buzicuzwa. And now your youth will be Ariko njya regretted. nongeraho iki ngiki, But let me tell you this iyo thing. wumviye ijambo When ry'Imana, you listen to the word of iyo God, ugerageje kumva iki ijambo when you ry'Imana, listen and understand to the word of nibura God, ibyo uzicuza bizaba bike. whatever you will regret will be few. Ibyo uzicuza bizaba bike. What you will regret will be few. Ndagusubiriramo. I'm going to repeat this. Niwemera kumva iki If ijambo you ry'Imana, accept to understand the word of ukemera God, kwigishwa, you accept to be learning, ibyo uzicuza bizaba bike. what you have to regret will be few. Imana yacu ishimwe May God cyane. be praised. Iyi nkuru yacu rero turimo dusoma, This story that we are ndagira living, nkumenyeshe ko uzamenya ibintu byagufasha, I'm going to tell you that you will listen and get to know things that will help you. kuko uzamenya aho Imana ishaka ku impacting. You get to know where God wants you to impact. Hanyuma se wowe impacting urinde. And who are you? The one who are impacting, who are you? Hari inkuru numvise irambabaza, hari inkuru numvise irambabaza, There are stories that I get to understand and yarambabaje pe. I got hurt by Ni it. umugabo umwe bohereje muri Amerika, yavuye muri Amerika ajya mu burasirazuba bwo hagati. The one he came from USA and went to the east of it. Agenda agiye muri mission kujyana He went for ubutumwa, a mission. agenda ajyanye ubutumwa bwiza. He went for a mission. Agezeyo And then nyuma y'imyaka 2 after 2 years, agaruka ari umushehe. he came back as a sheikh. Iyo mvuze urabyumvise? Do you understand Harya that? wowe w'impactinga urinde. Who are you? You who are impacting. Who are Aho you? niho hakomeye. Who are you? Icyambere w'impactinga bande? Who are you going to impact? Ubimpacting iki? How are you going to impact them? Wowe se ubimpacting urinde. Who are you to impact them? Hanyuma twongereho uwagutumye ninde? Who sent you to impact them? Ibyo nibyo bizashobora gutuma gusa ugera ku musaruro. This is what is going to help us going to our goals. Kubera iki? Why? Ejo nahoze numva ibibazo byinshi byiza mubaza. Yesterday I was listening to the questions that you were Byiza asking. vrema A byiza. very good one. Gute twakubaka amazu? How can we build Gute twebwe houses? twagira imodoka? How can we have cars? Gute twebwe twagera kure? How can we reach far? Ibyo byifuzo biri naturel. All your requests are natural. Nagira nkumenyeshe neza. Let me tell you, Amafaranga. money, Amafaranga. money, Na Bibiliya ubwayo the Bible itself yayise Imana. said it's Amafaranga God. yigira Imana. The money makes itself God. Abafaransa baravuga The French people say ngo Dieu règne au ciel, God reigns in heaven, ngo met l'argent sur terre.
but the money on earth. ndabivuga mu kinyarwanda ngo amafaranga imana ni imana mu ijuru kandi God is God in heaven. ngo ariko hano in mu isi yo heaven, amafaranga but ni on imana earth, the money is God on earth. miliyari 8 zituye isi All the people living in the nta muntu earth, n'umwe udakeneye amafaranga no one would not like to get money. ariko nagira ngo mugire ko muri miliyari 8 zituye isi But let me tell you that all, sinzi umubare ariko abakeneye imana ni bake I don't know the number, but the people who are who are looking for God are few. icyo ngirira ubwoba rero I have fear nabo twibwira ko bayikeneye because the one that we think that they need bayikenereye God, kugira ngo ibahe amafaranga they need God because they want to get money from Him. muranyumvise Do you understand me? miliyari 8 zituye isi All the people living the world, nta n'umwe udakeneye amafaranga there is no one who does not want money. n'umwana wanjye muto Even my child, ajya my anezezwa small n'ibiceri child, bye yitegekaho whenever he gets coins, he become happy. nawe agira ibiceri bye yitegekaho Yes, he had coins, but he nta became n'umwe happy. udakeneye amafaranga There is no one who does not want nagira ngo money. umenyeshe nta gisha mu isi twese hano We are all the same. uwashira amafaranga metere hano igipimo cyaturika twese If you would put a money meter here, twese dukeneye amafaranga the meter will be on high. ahubwo none n'abari hano bakeneye imana But the people who are here who need urebye God, neza icyo bayikenereye if you would see what they want from ni God, ukugira ngo ibahe amafaranga is Him to give them money. amafaranga nta gitangaza arimo There is no miracle in urumva money. arangaho uzabona ngo impacting isi What do you think you will get the money? How much do you think you will get and impact the world? nzabikubwira ejo I'll tell you tomorrow. kandi ubwo nzigaba nganira n'abajene ifu kuvuga ibintu biri pratique Yes, as I'm going to talk to the youth, I'm going to say practical things. hari umuntu witwa Elon Musk muramuzi Someone called Elon Musk, do you know kameme him? muramuzi Elon Musk wa mukire wa mbere ku isi He is a rich man. ejo bundi yaje Paris He came in Paris. yashitse Elon Musk yaje It was a Paris big event. umukire A rich came urenze in Paris. nagiye kureba hoteli yarayemo gusa kugira ngo ndebe gusa umukire aho I yari just went aparitse to see the hotel where he stayed. bamwe bambwira ati dore imodoka yamutwaye This is his car. imodoka iguruka nk'amababi imeze nk'aho wagira n'igitangaza imeze itya The car having wings. impact yazanye ku isi ni iyihe What is the impact that he brought on earth? iyihe mu by'ukuri Which impact? ni iyihe Which impact? ejo tuzabiganiraho Tomorrow we're going to hari share umuhanzi this. witwa John Lennon There is a singer called John reka bari Lennon. basorera John Lennon John Lennon. igitangaza ntabwo muri mu bumenyi You're not going to know ubu him. ngubu abantu biyemera ko nabo bakurikira ubu ngubu abantu biyemera ko bakurikira The people who think they're updated, barimo bavuga ati ariko uwo muhanzi senga avuze ni uwahehe they're just saying, who is that singer? afite izihe views uwo muhanzi He has how many views? ntabwo urenganye vraiment You are not ariko far mu from gihe that. cye But in his muri time, za 70 in 70s, uwitwa John Lennon John Lennon, yabaga mu itsinda ryitwa Battles he was in that group. yitwaga Battles It was called Battles. ryari itsinda ry'igitangaza It was a miraculous. ndagira mbabwize ukuri bavandimwe niba Let me abasitare tell you the barabaye truth. If there was a i star, Battles babaye the abasitari Battles were the star. bari In abasitari their time, they were iyo stars. biza kuba muri iki gihe If it was in this nta time, muhanzi n'umwe I twabagereranya don't think nabo. there will be any singer that will be uyu compared witwa to John them. Lennon The rero one called John Lennon, yagezeho ubwe it comes to a time ajya imbere where ya kamera he would go to the camera arayibwira ngo muribwira ngo Yesu ni iki and Yesu said, ni who do you think Jesus is? najya mbabwire ko Yesu ngiye murusha kuba umustar He said, I'm far away from Jesus to become a arangije star. aravuga ngo mugira ngo Yesu yakoze iki se And then he said, what did Jesus do? ati What imirimo ye n'imirimo yanjye ntimushobora was the kuyigereranya work of Jesus? isi yose ngewe iranzi All the earth knows me. aho baririmba icyongereza n'abatacyumva ngewe Whether they sing baranzi English or not, they know me. yarivuze ariko kandi koko yari He said umustar about himself, and yes, he was a mumbwije star. ukuri mwebwe mwicaye aha But ninde then, uzi do John you know Lennon him? ninde uzi witwa John Lennon Do you know him? ninde umuzi umwe Do you know him? genda ukore Google ni No one. research yabiguha You can only find him on star. biribagirana He died as a regular person. baririmbaga imizi yitwaga za rock and roll They igitanga were just singing the rock. ababyeyi bacu bajyaga kubyina mu tubyiniro iyo baguzi Maybe kubyina one rock of our parents would go in the clubs. They nta know yindi that. nkwano umukobwa yarakubwiraga ati tuzaba tubyumvikana nyuma iyo baguzi kubyina rock Whenever icyo you would gihe know how to dance the rock, umukobwa yarakubwira ati tuzabyumvikana the nyuma girls wowe would be like, tugende it's fine, let's just go. byari igitangaza It was a miracle. uyu munsi uvuze rock ninde But wakumva right now, if you say rock, who would understand you? waba umustar You can be a star. ukimpakitinga You igihe can cyawe impact in your time. your season. bakakuririmba They would sing about you. bakakuvuga They would talk about you. wagira You amafaranga can have money. igihe cyazagera But in one bavuga season, amafaranga wari utunze
They can even say abantu the man you had. bakagusekera mu gipfunsi The people would just laugh at bakavuga you. tusuye yarakize iki Just be, how was he rich? amateka akakusibanganya. The history would just delete hari you. umunyeshuri umwe muri leta zunze ubumwe za Amerika There was one student in yigaga USA. muri kaminuza, He was studying in Yari bachelor's in umu-athlete. university. He was an athlete. yari umuatlete, He was an athlete. yakundaga kwiruka no gusigana, He just loved being an ariko athlete. cyane agakunda ibihembo ibikombe. But then he was loving thighs. noneho rimwe ngo aravuga ngo ndifuza ko ikigo cyanjye One niga day he said that I would like my ari ngewe uzaba uwa mbere gutwara igikombe gikinirwa muri Amerika yose. to become the first person. akora uko ashoboye, akora He imyitozo worked hard, arangije arahiganwa, and then he went in competition with others. cya gikombe aragitwara. He got the trophy. abakobwa bose bo mu kigo namwe murabyumva, And then all the girls, ni mubise abantu bakina basket ukuntu tubareba you know how we would like to see the people playing basketball. ba sisters, ntimumbeshye, murabizi iyo bagiye kurya Just muri say the truth refectoire and shame the devil, umureba sisters. ashakosha, kandi nabo baramenye guhina utuzina. Yes, they would like to nickname them. harya wundi ufotora yitwa ndi Clay, kosanga yitwa nka Clay cyangwa Mark, Clay G. c'est ça, za G ntizibura rero, G-Star. c'est ça, Yeah. rata nicyo gihe nuko baba bitwa. That was their season. That abakobwa bose was their name. bamureba, abantu bose All the girls bamurunda would look around them. mu kigo bamuririmba. They would sing about them in the whole school. nyuma y'imyaka 20 After 20 years, cya kigo kiramwandikira, the school wrote to him. kimwandikira ibarwa, They wrote to him a letter, ryohereza ku iposita, and then they sent it on a poster. uzaze utore igikombe cyawe. Please come and get your trophy. ikigo kirimo kiravugurura, turimo turavugurura ikigo. The school are going into ibintu byose reconstruction. bidafite umumaro turimo turabivana mu Wherever kigo. that is not important for us, we are removing it. ajya gutora cya He gikombe, went back and took his trophy. agezeyo rero And when he reached there, icyamutangaje what amazed him, cyabikwaga mu biro bya directeur it was kept in the director's kugira ngo umuntu office wese winjiye akirebe. for everyone coming in the office ngo would ubwo see yajyaga that. kugitora And whenever he got to pick ngo it, yasanze bakijyanye muri poubelle, he just saw it was in the dustbin. bakijyanye muri It poubelle. was in the dustbin. arangije arandika And then he wrote, ngo ibyo waruhiye byose nk'icyubahiro wherever cyawe, that you have been painful ngo for, umunsi umwe bizahinduka umwanda ku bandi. one day will be dust for others. ibyo waruhiye byose Wherever you have been hurt and painful, umunsi umwe bizahinduka umwanda it ku will bandi. become- byo koko ushobora kwimpakitinga igihe cyawe, yes, you might impact in your time, ariko impact idasaza ni iyihe? but what is the impact that does not impact old? Yesu adushakaho ni The iyihe? impact that Jesus wants us to iyi impact. cyatumye mwebwe muhitamo uyu mugani ni The iyihe? one that caused you to took this parable. impact itari yo mu isi gusa, Where ahubwo is mu that bwami bw'Imana. impact? impact bareba bakavuga ngo iyi ni impact mu The isi no impact mu they ijuru. see, this is the impact in earth and heaven. Imana yacu ishimwe May cyane. God be Hallelujah. praised. nibyo tuzaganira muri iyi minsi We are rero. going to share within 3 ndabatumiye days. inshuti zanjye, I'm inviting you, urubyiruko turi kumwe, the youth that we are together. reka nongere mbatumire. Let me invite you again. mbabwire umugabo umwe w'impakitinze, Let me tell you one man who mbabwire impacted. umugabo umwe w'impakitinze, A man who impacted. yitwa Pawulo. Is called Paul. Pawulo yigeze kwimpakitinga, Paul impacted in his abo mu time. gihe cye baramumenya. His time, in his generation, Yigeze they knew kwimpakitinga igihe him. cye. He impacted in his nyuma yo generation. kwiga amashuri menshi, After studying so many Pawulo yari studies, dogiteri, Paul was a yari doctor. yarize amategeko, He was a lawyer. ku buryo umwami witwaga, ngira ngo ni Felix niba ntibeshye, The lawyer called that name. umwami witwaga Felix, The king, ubwo Pawulo yarimo yisobanura nk'umuntu wize when Paul amategeko, was trying to discuss yaramurebye himself, avuga and then he said, ati Pawulo we, Paul, ubwenge bwawe buragusarishije karabaye. wisdom is going to make you yari crazy. umuhanga pe, He was really yari azi clever. ubwenge. He was clever. icya kabiri, Second, yavaga mu muryango w'icyubahiro, he had he came from a lawyer family. yavugaga ngo njyewe ndi umuheburayo w'abaheburayo, He was saying, I'm from the Hebrew. mva from mu the idini Hebrews. ryiyubashye ndi umufarisayo, Yes. ku by'amategeko ndi inyangamugayo. To the lawyer, I'm a yari lawyer. umuntu w'igitangaza, He was an amazed man. ariko umunsi umwe ahuye But na one day Yesu, when he met Jesus, ariko umunsi umwe ahuye when na he Yesu, met Jesus, ubwo arandika aravuga ngo ibyari indamu yanjye, what was good for me, ibyari indamu what yanjye was good for me, nabitekereje ko ari igihombo, it became as a ndetse regret. mbitekereza ko ari amasi, nibyo Yes. kubw'ubutunzi butagira akagero, To find Jesus. aribwo kumenya Kristo Yesu, know Hallelujah. aribwo kumenya Kristo For Yesu. great possession of knowing uyu Jesus. Yesu yamenye This rero, is Jesus that I know. uyu Yesu yamenye The Pawulo, Jesus that I know. aho yajyaga hose Wherever I kumubwiriza would go, baravugaga ngo wa muntu yaje. they would say that person came. wa muntu umunsi umwe ngo agera ahantu hitwa Tesalonike, He went to Thessaloniki. agezeho bitaga Tesalonike, And then abayuda bari bamuzi, the Jews who knew him, batemeraga Yesu, who was not accepting barwanyaga Jesus, izina rya Yesu, they were
were refusing Jesus. ibyakozwe ni mu bice 17 umurongo wa 6 In Acts ngo bamubonye bakoma induru 17:6, and then they cloud. baravuga ati yo They're like, yo, nimuze mutabare come and see. babantu bubitse ibihugu byose bageze ni The one who put down all the countries are here. ntago munyumvise we babantu bubitse ibihugu The one who byose put down all the countries. babantu bubitse ibihugu The one who byose put down all the aho bageze countries. bameze nk'umuriro wo mu mpeshyi They are here. ngewe nandika muri iyi minsi If I would write in ari this ari ngewe time, wandika muri if iyi I minsi would write in this time, nk'uko nababwiye mu gihe cyacu nge namwe in this season, twavuga ngo wa muntu umeze nka coronavirus we would say the person who is like COVID-19. ntimuyizi coronavirus ntimukoraneho ntimugire mute Do not ukaberwa igihe touch, do wayanduye not this, make ko this ngewe test. ntavuye mu nzuro yanduye cyangwa se And then, ndavuga ngo wa muntu umeze nka bombe nucléaire or someone being like a bomb wa muntu nuclear, umeze nk'igisasu cya who is like kirimbuzi nuclear. turi kujyana nshuti zanjye Are we together? yageze nini ngo kubera ko aho yageraga mu bihugu byose Because where umuriro he would warakaga go, the fire was Umuriro burning. warakaga. The fire was burning. yarimpakitingaga He was ngo ku impacting. buryo bavuze ngo nimuhamagare ngo They babakomera said, induru call all the barabirukana people. babirukana mu mudugudu They wabo just have to go. ava aho ngaho He went from there. arakomeza agera i beroya He went in front ava i beroya and went from akomeza mu Berea atene to Maten, noneho agera mu efeso and then he went to ageze mu Ephesians. efeso In Ephesians, ibintu birahinduka things changed. ibintu Things bavandimwe changed. efeso In Ephesians, abantu badakunda bibiliya ntibumva ibi ngubu ibyo ndi kuvuga the people who does not like the Bible, they will not understand this. reka mvuge buhoro Let me just say it. efeso ubu ngubu ni muri turiki It's in Turkey right now. uyu munsi mvuga ni muri turiki It's in Turkey right now. In today's population yo world, muri turiki the umubare ntibuka population in Turkey, imibare ntibuka the ones I'm not even ni remember, abasilamu there is the Muslims. mbere y'uko pawulo ahagera Before Paul went there, basengaga ikigirwamana cyitwaga arutemi dayana they would pray altar. imwe mu mana zikomeye zabayeho ku isi That was niyi one of mana yari their ikomeye gods. noneho iyi mana yari yabagira icy'ubundi And then that god was for Greek, ariko barayijyana urusengero they rwayo took it- barushinga muri efeso ahangaha and they took it to Turkey right ndagira now. nkumenyeshe ngo muri efeso hariho reka mbivuga muri icyo gihe niho hedikota ya satani yari iri In that time, it was the headquarter of the devil. ubucuruzi bwinshi bwo mu efeso bwatumaga igihugu gitera imbere All kuko the twebwe business dufite was ingagi done in Ephesians. murabona ko twe dufite ingagi As we have the gold leaders, nabo ubucuruzi bwabo bwari bushingiye ku Their rusengero business was- rw'ikigirwamana cyitwa arutemi was based on their god called Altel. hanyuma umucyoramari ukomeye witwaga demetiriyo And then one of their interpreter, a big entrepreneur, ngo yari yaratangije bizinesi he ikomeye started a business, a big yo business, gukora utugirwamana duto tw'iki to kigirwamana make cyitwa arutemi small gods from the altar. abantu bose basaga gutembera arutemi ndavuga And the- abaturisiti And the tourists who would come, buri wese yagendaga aguza akagirwamana ka they would arutemi just buy one of the gods ngo from uyu the mwuga wari altar. warabakijije And then he bitangaje becomes so rich. ntabwo ari nicyo cyonyine gusa It was not the ngo only bari one. bafite n'abapfumukazi bapfumurira abantu bakabahemba And then they had witchcraft. iyo wajyaga muri efeso And when you would go there, amateka ntayatindamo bagombaga kuhava bagize icyo bakubwira you would just go there and they tell you something. amafaranga akajya kwa demetiriyo And the money would go to Dimitri. muribuka ba bantu bimpakitinga Just remember the people wa who were mugabo witwa impacting. pawulo The people ngo Paul. aragenda agera mu And efeso Paul went there. akigera mu When efeso he reached there, abari abapfumu the one who was bapfumura bakabwira abantu the ibizaba one using babivamo abadayimoni and then they basohokamo went back. bahindukirira umwami The yesu demons flee from them. ibitabo bakoreshaga mu bupfumu The books they were using, the witchcraft. nasomye igitabo cyitwa peter wagner I read one book. Yacyanditse muri 98. It was written in 98. yaravuze ngo ibi bitabo And then he said this book, bakoreshaga mu bupfumu they were using the muri witchcraft 98 in 98. byapimaga byaguraga miliyoni enye z'amadolari It was bought for millions of dollars. muranyumvise neza ibitabo bakoreshaga bapfumura The bakoresha books they were ubupfumu using for the witchcraft, byapimaga miliyoni enye 4 z'amadolari million of dollars. ubutumwa bwiza buhageze When bya the good bitabo news went barabizana there, barabitwika they brought the book and started burning them. abantu bose bajyaga mu efeso All the people who went there, aho kuvuga noneho dayana
instead of saying bakajya Diana, bavuga ngo umwami they will Yesu, say the King umwami Jesus. Yesu, The King Jesus. umwami Yesu. King Jesus. Noneho umujyi wose And urahinduka. all the city changed. Mwefesi imbaraga z'Imana All the ziragaragara. city was transformed. Abantu baravuga ati karabaye, And the people say it is amazed. karabaye. The people start to get amazed. Uwitwaga Demetiriyo The one called Dimitri, aravuga ati nsubiye ku isuka. he will say, I'm just going back where I came from. Miliyarderi w'icyo gihe The milliard of the wakuye in that amafaranga time, ye mu the bucuruzi billions. bigirwamana. Yes. Aravuga ati karabaye. And then he said, Pawulo ahinduye abantu I'm bose done. Paul changed ngo everyone. atangira politiki yo And then he kumwirukanisha. started politics to flee him away. Imana yacu ishimwe May cyane. God be praised. Ariko umviriza abazana icyo bita And see impact. what God said about the people bringing impact. Ejo rero Tomorrow, tuzagaruka ku mugani wacu. we are going to come back to our Ese parable. abimpakitinga ni bande? Who are the people who are going to impact? Bimpakitinga hehe? Who are they impacting? Or where Imana are they yacu ishimwe impacting? cyane. May God be praised. Icyo uzaba cyo ntacyo uzareka kuba. You will become whatever you will become. Nshatse nanagusinyira icyo uzaba uzaba cyo. I can even sign for that. Whatever you become that. Umucuruzi uzamuba. If you become a business, yes, will be a business. Ushaka kuzaba umuroya se Would uzamuba. you like to be a lawyer? Yes, will be a lawyer. Ushaka kuzaba se ijoro se kwasi icyo ushaka. Would you like to be an engineer? Yes, you can be an engineer. Uzakiba rwose. You will become that Ariko person. se impact yawe But what is your impact? mu bwami bw'Imana izaba irimo. What is your impact in the kingdom of Ntabwo God? Yesu abara impact nk'uko abantu bayibara. Jesus does not count impact as the people does. Impact ye ayibarira mu bwami He counts bw'Imana. his impact in his kingdom. Turajyana nshuti zanjye. Hallelujah. Yes. Hari abantu bafite impact hano ku Some isi people have so many, they have impacted people, nyamara idafite ikimaze mu bwami but it bw'Imana. has nothing in the kingdom of God. Impact yacu tukwiye kwibarira mu But bwami our bw'Imana. impact is in the kingdom of heaven. Ejo uzamenya who you are. Tomorrow you will know who you are, Hanyuma umenya n'abo ugomba kugiramo impact. and you know where you should go and impact, Hanyuma umenye n'aho imbaraga zikomoka. and know where your strength comes from. Naho icyo nshaka kukubwira muvandimwe. And what I would like to tell Isi you, iragutegereje. the world is waiting for Isi you. yo iragutegereje. The world is waiting for you. Iyo tuvuze isi, Whenever we say the world, nanjye byambayeho ndi muto. and I also faced this when I was young. Ututekereza kujya muri Amerika. You just think going in Ati USA. shavuye mu Bufaransa sha. I'm just coming from France. Uzi ko shavuye mu Bufaransa sha. He just came from France, Yagiye no handi hantu sha. and he's going somewhere else. Ibyo si bibihumuro. That's not Yenda bad, nawe bizakubaho. and you will get that as well. Ariko bishobora kuba nta impact biza. But it might have no impact on that. Uzi ko ushobora kuba wiga muri Ecole Secondaire do Kiramuruzi hanyuma ukazana impact wowe. You might bring impact, and yet you went to École Primaire de Chiramuruzi, Ecole do hahandi yo. École d'eau, Ariko umuriro w'Imana ukaka. but the fire of God would burn. Nabonye abimpacting igihe cyabo. I have seen some people Mu impacting mashuri their time, yisumbuye ibintu in their bigahinduka. season, in their school. Ntugire ngo ukeneye ibitangaza. You don't need miracles. Icyo ukeneye kumenya ni kimwe What gusa. you need to understand Urinde. is one. Who are you? Muri bande Who are you in whom? ukoresheje iki What are you using kugira ngo uzane impinduka. to bring impact? Imana yacu ishimwe. May God be praised. Ibyejo twarabyize What you have started kandi yesterday, we got byatugiriye umumaro them, rwose. and it was impactful to Muri iyi us. minsi itatu rero In 3 days, tukwiye kwimpakitinga hehe. where are we going to impact? Ntabwo tuzajya kure y'iyi nkuru. We're not going far from this story. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Yesu abaha umugisha. May God bless you. Muhaguruke dusenge. Let's rise up on our feet and then we pray. Data ndagushimiye mu izina rya Yesu. Hallelujah. I thank you, God, in the name of Ngushimiye ijambo ryawe. I thank you for your word. Wongere kandi utwigishe birushijeho. Reveal to us and teach us again. Umenyeshe abantu bawe icyo bashakaho. Reveal to the people your purpose, God. Ugarure intekerezo zacu. Bring back their minds. Ze kuba nk'izaba new age. Ze kuba nk'izaba new age. Imitekerereze yacu ye kuba nk'abantu bo muri new age. Let's not our thought be on the people of new age. Ye kuba nk'imitekerereze y'abantu batakubaha. Let's not be as the people who do not humble themselves to you Kandi twibwira ko ari byo wowe ushaka. and thinking that is what you want. Ijambo ryawe ari ryo riduha kusa kuba nk'uko ushaka. May your word make us be the way you want. Ijambo ryawe ritumenyesha icyo ushima. May your word tell us what you acquire and Mu what you bwami bwawe thank. uradutegereje. In your kingdom you're waiting for us. Mu bwami bwawe uradutegereje. In your kingdom you're waiting for us. Dore ikintu kiruta ibindi gikenewe. The more important thing, Dore ikiruta ibindi gikenewe. the more important and valuable Ni thing ukuzicara ku meza yawe. is to be on your table Tugasangira nawe mu bwami and bwawe. eat with you in your kingdom. Icyamu ukaduha kwimpakitingaho. Give us, God, the impact. Kugira ngo urubyiruko rwacu, Give us the impact that the abakobwa youth, bacu, the ladies, abahungu bacu, the boys, abize bacu mana, God, all the abanyabwenge people, bacu, all our
bamenye ko ari cyo ngicyo duhamagarira They will have to kuruta know that you are calling us to izina impact. ryawe rihabwa In the icyubahiro name of Jesus. ni mu izina rya Yesu In the dusenze name of Jesus we pray.